Reka tubahe ikaze mu kiganiro cy'uyu munsi hano ku Buzima Info TV, aho tuganira ku buzima, indwara, ibiribwa ndetse n'ubujyanama ku buzima. By'umwihariko mu kiganiro cy'uyu munsi tugiye kurebera hamwe ibiribwa bikongera ibyago byinshi byo kurwara indwara ya diyabete, ndetse burya n'umuntu usanzwe ufite uburwayi bwa diyabete akwiye kubyirinda, kubera ko ari ibiribwa bituma isukari mu maraso itagenzurwa, bituma isukari mu maraso igwa mu gipimo kiri hejuru, ndetse nanone ugasanga bimuteje ibyago byinshi byo kuba diyabete ishobora kumutera n'izindi ngaruka zirimo kwangirika kwa bimwe mu bice by'umubiri, cyangwa se ubundi busembwa cyangwa se uburwayi bukomeye bushobora kuvuka bitewe no kuba ya sukari ye itaragenzuwe neza. Ni ibiribwa uburyo bikozwe cyangwa se ibibigize bikungahaye ku masukari menshi, ku buryo mu gihe ubiriye bihita bizamura ikigero cy'isukari mu maraso kikaba kirekire, cyangwa se isukari ikagita ijya mu bipimo biri hejuru. Ni ibiribwa kandi usanga uba ukwiye kwirinda niba wifuza kugabanya ibyago byo kurwara indwara ya diyabete, cyangwa se nanone niba usanzwe ufite uburwayi bwa diyabete mu buryo buzwi, ukaba wifuza ko ubwo burwayi butakurembya, cyangwa se nanone ukaba wifuza ko bwagenzurwa neza. Ubundi indwara ya diyabete ikintu cya mbere burya ni ukumenya imirire yawe ndetse n'uburyo uyigenzura. Ntabwo burya diyabete bayivurisha imiti gusa cyangwa se amarandevu yo kwa muganga, ahubwo burya diyabete ikintu cya mbere ni ukumenya uburyo ugenzura isahani yawe, ibiryo uyishyiraho ndetse n'uburyo ubishyiraho, cyangwa se uburyo ubyitaho mu mirire yawe ya buri munsi. Ku muntu usanzwe ufite uburwayi bwa diyabete, burya isahani ye cyangwa se ibiryo arya, amahitamo mu mirire ye ashobora gutuma ubwo burwayi bwe bugenzurwa neza, ndetse n'isukari yo mu maraso ikaguma mu kigero cyiza. Ku muntu wifuza kwirinda uburwayi bwa diyabete cyangwa se ibyago byo kuburwara akabigabanya ku kigero kinini cyane, nabwo burya kumenya ibyo arya ndetse n'amahitamo mu mirire n'ibyo akwiye kwirinda kurya nabyo ni ingenzi. Ari niyo mpamvu rero twageze ngo dukurikize ikiganiro kirambuye kuri bino biribwa 10 ukwiye kwirinda, cyangwa se ibiribwa ukwiye kugendera kure niba ufite uburwayi bwa diyabete, cyangwa se niba wifuza kugabanya ibyago byo kuba ushobora kuzarwara ubwo burwayi. Ibyo biribwa ukwiye kubigabanya. Ikiribwa kiza ku mwanya wa mbere hano turavuga ku biribwa ndetse n'ibinyobwa. Ikiribwa kiza ku mwanya wa mbere ni ikinyobwa kirimo amasukari. Ibinyobwa byose birimo amasukari menshi, aha twavuga nk'amajuice, amasoda, energy drinks ndetse n'ibindi binyobwa dukunda gukonsoma usanga biryohereye cyangwa se birimo amasukari menshi. Ndetse nanone aha turazanamo cyane aya majuice tugura ari mu tudomora mu macupa. Burya aya majuice aba ari mabi cyane, barimo isukari nyinshi. Ubundi kibi cy'aya majuice cyangwa se ibi binyobwa usanga tugura mu masoda, amasoda ndetse n'ibindi, usanga birimo isukari iyo igeze mu mubiri ihita yinjira mu mubiri mu maraso, ugasanga isukari, ikigero cy'isukari mu maraso gise gitumbagira. Ibi binyobwa rero bikongera ibyago byinshi byo kurwara indwara ya diyabete, kubera ko ahanini bishobora no kunaniza umusemburo witwa insuline. Insuline ni umusemburo ugabanya isukari mu maraso, ugasanga nyine uko ugiye ubinywa inshuro nyinshi cyangwa se igihe kirekire, bitumye ya insuline wa musemburo ugenda ucika intege ku buryo utabasha kugenzura neza ikigero cy'isukari iri mu maraso. Nanone ibyo binyobwa ku muntu udafite uburwayi bwa diyabete aba akwiye kubigabanya ku kigero gifatika, byibuze akabinywa gake gashoboka, cyane cyane akirinda nk'ama-energy drinks, burya barimo amasukari menshi ahishemo, uburyo usanga ashobora gutera ibindi bibazo, ndetse n'amasoda. Nanone ibyo ni ibinyobwa bishobora gutuma ubyibuha bitewe n'aya masukari menshi aba abirimo. Umubiri uragenda ukayabika mu buryo bumeze nk'ibinure, ukayabika mu buryo bw'ibinure. Ibyo bikaba bishobora gutuma umubiri wawe ubika ibinure byinshi, bikagutera umubyibuho ukabije, ugasanga no umubyibuho ukongera ibyago byinshi byo kurwara nk'indwara z'umutima, indwara za diyabete, ndetse burya n'amakanseri. Ugasanga nyine biturutse ku masukari wanyweye cyangwa se wariye cyangwa se wanyweye, ugasanga nyine ibyago ni byinshi by'uburwayi. Muri make rero ntabwo tuvuze ko udakwiye kubinywa, icyiza ni ukubinywa ku kigero gito gishoboka, ntubigire ibinyobwa byawe biri primaire mu buzima bwawe bwa buri munsi. Nanone burya ku muntu usanzwe ufite uburwayi bwa diyabete we aba akwiye kubyirinda.
mu buryo bwose bushoboka. Niba usanzwe ufite uburwayi bwa diyabete mu buryo buzwi, gerageza mu buryo bwose bushoboka ibyo binyobwa ubyirinde cyangwa se ubigendere kure, kubera ko atari byiza ku buzima bwawe. Ikiribwa cyiza ku mwanya wa kabiri ukwiye kwirinda ndetse no kugendera kure niba ufite uburwayi bwa diyabete mu buryo buzwi cyangwa se wifuza kubwirinda, ni imikati cyangwa se ibikoze mu mikati n'amafarini, ndetse burya avuga ko n'umuceri w'umweru nawo ari mubi. Burya imikati usanga tutazi neza ko burya ikoze mu masukari menshi. Burya imikati rwose ikoze mu masukari menshi ku buryo ishobora gutera ikibazo ku mubiri wawe cyangwa se gutuma isukari yo mu maraso itumbagiye mu gihe umaze kuwurya. Burya nk'abantu basanzwe bafite uburwayi bwa diyabete bo barabizi, kubera ko burya iyo uriye umukati ufite nk'ibibazo bya hypoglycemia cyangwa se isukari nkeya mu maraso, ya sukari ihita itumbagira igasubira hejuru mu buryo bwihuse. N'uyu muceri w'umweru dukunda kurya, burya nawo ushobora kuba wagutera ibibazo, wakongera n'ibyago byinshi byo kurwara uburwayi bwa diyabete, nuko byo bisaba igihe kirekire. Ubundi byiza ni umuceri wa brown rice, ubu nawo ushobora kuwubona mu buryo bukoroheye, ndetse burya niwo mwiza cyane. Burya n'amasukari, hari amasukari ya brown ndetse n'amasukari ya white. Ikintu kiri brown nicyo cyiza cyane kuba kurusha ikiri white cyangwa se igisa n'umweru, kubera ko igisa n'umweru burya kiba kirimo isukari nyinshi. Ikiribwa cyiza ku mwanya wa gatatu ukwiye kwirinda ndetse no kugabanya niba wifuza kugabanya ibyago byo kurwara diyabete cyangwa se niba usanzwe uyirwaye, ni ibiribwa byose bikaranze. Muri rusange ibiribwa bikaranze ntabwo byose ubundi ari ikibazo, ahubwo biterwa n'amavuta byatetswemo ndetse n'uburyo byatetswemo. Burya amavuta menshi turya dukunda kubona burya ntabwo ari meza, aba barimo ibinure bibi cyane cyane nk'amatrans fats cyangwa se n'ibindi binure byo mu bwoko bwa cholesterol bitakenewe mu mubiri wacu. Ibyo binure rero usanga akenshi ari byo bishobora kuduteza ibibazo, kubera ko burya n'umubiri ubwawo ushobora gukoresha ibinure mu buryo nk'isukari cyangwa se ushobora no kubibika mu mubiri wacu. Niyo mpamvu rero ibiribwa ndetse ibintu byose birimo bitekesha amavuta gusa cyangwa se ibyo bindi bikaranze gusa kugeza bihiye, nk'ama chips cyangwa se amafiriti ndetse n'ibindi, n'uburyo botsa ibirayi ndetse cyangwa se inyama, usanga ari byo ukwiye kugabanya, ukabirya ku kigero gito atari buri munsi ngo bifate nk'ifunguro ryawe rya buri munsi. Ikiribwa cyiza ku mwanya wa kane ukwiye kwirinda ndetse no kugabanya, ukabirya ku kigero gito cyane gishoboka, ni ama snacks cyangwa se bino bintu byose by'utubiswi turya bipfunyitse amabombo biri mu sukari menshi. Burya bombo, amabiswi ndetse n'ibindi bintu byose usanga bisa bipfunyitswe byarakorewe mu nganda, cyane cyane biryohereye, usanga birimo amasukari menshi ku buryo bishobora guteza ikibazo ku mubiri wacu. Cyane cyane nk'amabiswi, amabombo usanga bikoze mu masukari ubwabyo nyine, biba bikoze ku masukari mu buryo nyine bibasha kuryohera, ndetse n'ama ice cream, ibyo byose biba bikoze mu masukari ku buryo bishobora kugutera ikibazo cy'isukari nyinshi no gutuma itumbagira mu gihe bikonsomye, ako kanya isukari mu maraso ihita izamuka. Cyane cyane wenda nk'ukuntu basanzwe bafite uburwayi bwa diyabete bo barabizi, kuko bakugira inama ko mu gihe ufite ibibazo bya hypoglycemia cyangwa se isukari yo mu maraso ari nkeya, ushobora gufata nk'akabombo cyangwa se akabiswi, ya sukari ihita izamuka. Impamvu ihita izamuka ni uko ubwabo ibyo biribwa bikoranye ibyitwa simple sugars. Simple sugar ni isukari ishobora guhita yinjira mu maraso mu buryo bwihuse ako kanya ukimara kubikonsoma, ndetse ugasanga bishobora no guhera bya biribwa ukibishyira mu kanwa, ugasanga nyine za nzime zo mu kanwa zise zigogorera isukari ku buryo ishobora no kwinjira cyangwa se kugera mu maraso binyuze mu kanwa gusa, utari wanabimira ngo ibashe kugogorwa. Ikiribwa cyiza ku mwanya wa gatanu ukwiye kwirinda ndetse no kugabanya niba wifuza kugabanya ibyago byo kurwara indwara ya diyabete cyangwa se niba usanzwe uyifite, ni imitobe batubwira ko ikozwe mu mbuto ariko batubeshya. Iyo ni imitobe myinshi cyane, ndetse burya nayo yindi twikorera mu rugo ukagura imbuto ukayikora, burya nayo ishobora kuba irimo isukari nyinshi, ishobora kugutera ibibazo. Ubundi hari imitobe cyangwa se amaji tugura nyine bakatubwira bati ni amaji akoze mu nanasi, akoze mu myembe cyangwa se akoze no mu mbuto zitandukanye n'imineke. Ariya maji nuko batubwira kuriya cyane cyane nk'ayakorewe mu nganda, ayatugura
usanga ahanini barongeremo n'isukari yo mu nganda. Iyi sukari rwose dushyira mu cyayi ugasanga bashize muri ayo maji. Ibyo rero bituma ayo maji atakaza umwimerere wayo, ku buryo usanga kuyarya cyangwa se kuyanywa bihita bizamura isukari mu maraso ikajya ku kigero kiri hejuru, byaba n'igihe kirekire ugasanga biguteye ibibazo kubera ko bituma umusemburo wa insuline uba utagikora neza, bigabanya ibyitwa insulin sensitivity ikagabanuka, ahubwo ugatuma nyine ukomeza kugira ibibazo by'isukari nyinshi yo mu maraso mu gihe wabiriye. Ikiribwa kiza ku mwanya wa gatandatu ukwiye kwirinda cyangwa se kikongera ibyago byinshi byo kurwara indwara ya diyabete cyangwa se ukwiye kugabanya niba usanzwe ufite uburwayi bwa diyabete ni inyama zanyujwe mu nganda. Burya hari amoko y'inyama menshi, ndetse burya muri rusange izo nyama zanyujwe mu nganda ziza zipfunyitse mu bikombe cyangwa se mu mikebe, cyangwa se ugasanga zije ku buryo wahita uzikonsoma mu buryo bukoroheye. Aha twavuga nk'amasosiso, ariko burya ni amoko menshi. Izo nyama burya zibonekamo ibinyabutabire byitwa nitrate, zikabonekamo umunyu mwinshi kugira ngo zitangirika, kuko burya umunyu ukoreshwa mu buryo bwa preservative. Ibyo birazwi no kuva kera, burya umunyu ukoreshwa mu buryo bwo kubika no gutuma ibintu bitangirika. Preservative rero cyangwa se ibyo binyabutabire bigenda bishyirwa muri izo nyama bituma zitakaza umwimerere wazo, ku buryo byo kuzirya bikongera ibyago byinshi byo kurwara indwara ya diyabete yo mu bwoko bwa kabiri, ndetse no gutuma ushobora kugira ibindi bibazo by'uburwayi harimo n'umubyibuho ukabije, indwara z'umutima ndetse n'izindi. Ariko nanone burya n'inyama zitukura nk'inyama z'inka, z'ihene ndetse n'izindi, burya nazo zishobora gutera ibyo bibazo bindi bitandukanye. Ikiribwa kiza ku mwanya wa karindwi burya kikongera ibyago byinshi byo kurwara indwara ya diyabete, cyangwa se umuntu usanzwe ufite uburwayi bwa diyabete akwiye kugabanya kukirya cyangwa se kugikonsoma, ni amayawurute arimo flavor. Burya amayawurute hari abantu batubwira ko ari meza ku muntu usanzwe ufite uburwayi bwa diyabete, ndetse ko nta n'ikibazo ashobora kumuteza. Ariko burya ariyo arimo flavor aryohereye, burya aba yarashyizwemo ibintu bimeze nk'amasukari cyangwa se nk'ariya maflavor bashyira, bituma aryoherera cyane ku buryo ashobora guteza ibibazo by'isukari nyinshi mu maraso, no mu gihe uyariye yasukari mu maraso igahita itumbagira, ugasanga ku muntu usanzwe ufite uburwayi bwa diyabete bimuteye izindi ngaruka. Cyangwa se mu gihe nawe udafite uburwayi bwa diyabete wuzuye konsoma, ugasanga aguteye ibibazo bya insulin sensitivity yagabanutse, ugasanga umusemburo wa insuline ntabwo ukigabanya isukari yo mu maraso mu buryo bukwiye. Ikiribwa kiza ku mwanya wa munani gishobora kongera ibyago byinshi byo kurwara indwara ya diyabete kandi kibi ku muntu usanzwe ufite uburwayi bwa diyabete, ni ibiribwa bishobora gukoreshwa nk'ibirungo, ariko burya nabyo bihishemo isukari nyinshi. Ibyo biribwa twavuga nk'ibyitwa amakeshapu, ibi dushyira ku biryo mu gihe tugiye kurya kugira ngo biryohe, ndetse n'ibindi bintu byose nka za soy sauce ndetse n'ibindi, burya nabwo bwabyo biba bikoranye amasukari menshi, ku buryo hari n'insenda burya n'urusenda usanga zirimo amasukari menshi, ku buryo nazo usanga zishobora gutera ibyo bibazo, cyangwa se nanone bishobora gutera ibibazo by'uburwayi bwa diyabete, cyangwa se nanone bikongera isukari nyinshi yo mu maraso, ku buryo gushyira mu byago byinshi byo kurwara uburwayi bwa diyabete. Ikiribwa kiza ku mwanya wa 9 cyo kongera ibyago byinshi byo kurwara indwara ya diyabete ni ibiribwa byose bishobora kuba biryoherera, byose uko ushobora kubuze amakeke, imikati ndetse n'ibindi byose bishobora kuba biryoherera, burya nabyo bishobora gutera ibyago byinshi byo kurwara indwara ya diyabete. Muri rusange rero ku muntu usanzwe ufite kwirinda uburwayi bwa diyabete, icyo akwiye kurya cyangwa se icyo akwiye kwitaho mu mirire ya buri munsi ni ibiribwa birimo imboga nyinshi ku ifunguro rya buri munsi. Burya nibyo byiza cyane, kandi ibyo biribwa nibyo bikugabanyiriza ibyago byinshi byo kurwara indwara ya diyabete. Nanone burya bikaba birimo amasukari make, cyane cyane burya nk'imboga ziba zirimo amasukari make ugereranyije n'ibinyamafufu. Ufite igitekerezo cyangwa se inyunganizi n'ikindi wifuza kubaza, wabyandika hagenewe kujya comment, ari nabwo bwa mbere igeze kuri channel akora subscribe. Tuvuga ku buzima, indwara, imiti ndetse n'ibiribwa.